tubashimiye ko murimo kutwumva. Reka tuvuge ku nkoko. Muri iyi si hari inkoko miliyari 26. Inkoko nibwo bwoko bw'inyoni buri kwisi ari bwinshi. Ariko inkoko ishobora kuvuka ari inkokokazi ikazahinduka isake imaze gukura. Gusa ihinduka isake ibishobora kubika no kumera ibirokoroko binini ndetse n'ibindi bice by'umubiri by'isake ariko itakwimya. Inkoko ni inyoni ishobora kuba umumama mwiza w'abana bayo, ikabahangayikira kandi ikabigisha uko babaho. Ubuhangange bw'ikinyabuzima bubaye bushingira ku bwinshi bwacyo, ubwo twaba tuba mu isi y'inkoko kubera ubwinshi bwazo hano ku isi. Buri mwaka nibura mu isi habasuzugurwa. Ibi biterwa nuko yitwara. Abantu boroye inkoko kera barabizi ko iyo bazanaga inkoko nshya mu zindi, wenda ari nk'iyo baguze cyangwa se baragijwe, bayishyiraga ku ishyiga, bamwe bakayifata umunwa bakayidondesha ku ishyiga ngo kugira ngo itazatorongera ikigendera cyangwa se ikagirara cyangwa igatera mu gasozi. Inkoko yateraga mu gasozi cyangwa yararaga mu gasozi byabaga ari ikibazo gikomeye cyane kuri nyirayo. Gusa gufata icyemezo cyo kujya kurara no gutera mu gasozi bishobora guterwa nuko izindi zitayikunda cyangwa se ziyihohotera. Ku isegonda rya mbere iyo inkoko zikibona indi nshya izizanywemo, zibanza gutuza umwanya muto, niba zatoraga zikabihagarika zikabanza kuyitegereza. Zisa n'izirekuye amababa yazo agasa n'amanutse cyangwa se aguye hasi. Iki ni ikimenyetso cy'uko zinjiwemo n'inkoko nshya zitamenyereye, zikaba zitazi uburyo bwo kuyifata, niba zigomba kuyikunda cyangwa se kuyishisha. Inshuro nyinshi birangira zinarwanye. Inkoko zigira ubwonko ariko bubahagana mu gice cy'inyuma cy'agahanga kazo. Hari abantu babwiwe ko inkoko ishobora kwiruka mu gihe kigera ku munota umwe cyangwa se unarenga kandi bayiciye umutwe. Ibi nibyo. Iyo bayikuyeho umutwe birumvikana ibice byayo by'umubiri bihita bitandukana n'ubwonko bwayo, ariko kubera ko haba hakiri umwuka urimo ikinyabutabire cya oxygene ukirimo kwiruka mu bice bitandukanye by'umubiri wayo, kubera ko ubwonko buba butagihari ngo bugenzure ibyo bice by'umubiri, amaguru yayo atangira kwinyeganyeza, ikaba yakwiruka kanya gato ariko ntabwo ibizi byirimo gukora. Aba ari amasegonda yayo ya nyuma ngo ipfe bidasubirwaho. Umva iyi nkuru. Hari inkoko imwe izwi bivugwa ko yamaze amezi 18 iriho kandi yaraciwe umutwe, umwaka n'amezi 6. Ni inkuru yanditswe mu binyamakuru byinshi ariko nge nayisomye mu cyitwa chickenandchicksinfo.com. Ni inkuru ivuga ko mu 1945 umworozi w'umunyamerika witwaga Lloyd Olsen yari arimo kubaga zimwe mu nkoko ze, maze imwe muri zo ayiciye umutwe, iramimirizo yirabura nk'iyisake, igatangira gutegeka izindi no gushaka kurwana kenshi kandi atari ko byari bisanzwe mbere. Iyi ngingo ishami rishinzwe ubumenyi bw'ibiribwa n'ubuhinzi muri kaminuza